Let's go again, let's go again, muri kamezi yose mbere n'umuhate kamezi yose mbere n'umuhate ji gushaka byinshi biruzi wakwezi nizo note nizo rari nugasekwe mayiji ndavuka cya gitondo cyaka witi sake ruturutudo ibyutsa agiye ku murimo ibyari bina Wednesday Paul Burafani twabakundaga dusanze n'imihanda iharuye Kicukiro Centre and Monatanga byuzuye wabikunza ndemera umugati tapati z'imihanda ziba yubukuba nazibanga nerekeza ke Gikondo biryogo 40 NYC agatara kamurika gakweto kaba yakanyusi kaje haga kungundi cafuza ubutitsa nega ndenzeho ndafata nako gafoto utaratoye yagosoye mbaraga z'umuyedo byumviye mu mitse shaje baby ngaya namata tuza nkugurire n'umugati makoko bata genza kurata kukuri namata mari cyaka aho utari kukubura ndasusumira gicaniro ngo inumbe hafi ngwina ngukunde bose bavuge ivuzi ryo n'iryabura iya demani shayipige nzarirwana ndi mu rugamba ndimo ndarwana mashini gani ku rutugu nidutana niyinjyana siyo kurya abana skill ya man for sure man ngo niyo nagwa muri so niyo life yabafo niyo nakubitwa nakabuza froze menado niyikangu yanyanga izi fro nizikama yanagenda nindikaza babisikana oji yo kapera ya green nuko greens yuko yakuranye nabakabakanzi yuko nakuranye na pifra p degree nakunumvisho benge numva ko ibyoshye fresh. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mbashimire cyane abakunzi bacu bagenda biyongera umunsi ku munsi. Shimire cyane bari gukora subscribe n'abari mutarayikora mbabwire ngo muyikore ubundi ibintu bigende neza. Muranyihanganira ijwi ntabwo rimeze neza ariko ntabwo nabatengwa ngo bitubuze kuba tuganira. Turi kwe n'umusore hano mureba uri kuri drip ameze neza cyane. Reka tumuhe ikaze ubundi tuganire maze kugenda turi kumwe. Yo Shy P it's a boss ni ku mazina yanjye niko bashobora kuba wenda banzi amazina ngo ni Shy P it's a boy star. Komereza wivuye nk'umuntu w'umusaza ndavuga mfite bang yanjye bita Let's Go Again. Let's Go Again bang ya hip hop cyo kuba naranditse nkaba nkunda cyane nkaba nifuza kuba natanga na bang yanyu washigisha cyo wabikora wayikunda just ni good. Twagiye bashonesha Let's go again, muri kamezi yose mbere n'umuhate kamezi yose mbere n'umuhate ji gushaka byinshi biruzi wakwezi nizo note nizo rari nugasekwe mayiji ndavuka cya gitondo cyaka witi sake ruturutudo ibyutsa agiye ku murimo ibyari bina Wednesday Paul Burafani twabakundaga dusanze n'imihanda iharuye Kicukiro Centre and Monatanga byuzuye wabikunza ndemera umugati tapati z'imihanda ziba yubukuba nazibanga nerekeza ke Gikondo biryogo 40 NYC agatara kamurika gakweto kaba yakanyusi kaje haga kungundi cafuza ubutitsa nega ndenzeho ndafata nako gafoto utaratoye yagosoye mbaraga z'umuyedo byumviye mu mitse shaje baby ngaya namata tuza nkugurire n'umugati makoko bata genza kurata kukuri namata mari cyaka aho utari kukubura ndasusumira gicaniro ngo inumbe hafi ngwina ngukunde bose bavuge ivuzi ryo n'iryabura iya demani shayipige nzarirwana ndi mu rugamba ndimo ndarwana mashini gani ku rutugu nidutana niyinjyana siyo kurya abana skill ya man for sure man. Yes, murabyumva rero n'umusore wacu turimo turaganira arya ngizina ni Shy P it's a boy star. Biraza kungora kubivuga ariko Shy P ndagira ngo wibwire abantu maze kubibwira mu buryo bwa capella bakora freestyle ariko noneho tukumenye mu buzima busanzwe. Ninde uri mu ntoki ubuzima busanzwe tiwa muhungu gishimana n'abantu bakeya nkaba nkora ikintu kijyanye bundi nkora design fashion ndadoda ndadoda kare nkaba nkunda ikintu cyitwa music akadesha nkaba nanayikunda kuba nanayikora bivanye muri fashion nakambi ku muhanzi biramutse bamahirwe bikunze nkamudodera design imubereye nkavuga ati ikore ni fresh na benge zanjye z'ingoma mba nzifite ni nyinshi cyane nagapfunyika nikagaseke gagepfundikiye ikindi kintu kirenzeho nuko activity runaka ndaprintinga ndanashushanya
ndi umwatiste ushobora kuba wagushushanya ushaka ifoto yawe nkayigukorera, waba ushaka taburo nkayigukorera, just ibyo bintu nibyo bintu nkora. ubundi wakaba wazanye nka sample aka kanya ntabwo wanunguye cyangwa ukaba ufite nka galeri ukatubwa tuzagusura ariko izi tatu ni njye wazitereye, izo ufite zose ni wazitereye. n'iki kiganza cya Mike urakibona, ikiganza gifasha Mike ni njye wakitereye. Izi tatu rero kubona kuvuga ati iyo urebye tatu zanjye ushobora kuvuga ati nayikora kuko nibyo byanjye. Okay. Ibyo byose nibyo ugenda ukora. Ese mu bintu wambaye hari ikintu wakoze ku giti cyawe? Like this agapenti, ipenti, izi grife ndayidesigninga nayo nkaba nayikora nkoresheje izo niwe wazikoreye cyangwa izo nizo? Izi grife ntabwo ari jya zikoreye, ariko ushobora kuba nakora inki yayo ari irangi, iri ni indodo, njye nakoresha irangi nkakora design nk'iyi ngiyi cyangwa n'indi yindi. Iyo mirimo yose kari myinshi uyihuza gute n'ubuzima bwa buri munsi tuba dufitemo muri gahunda z'umunsi? Justin, icyo umutima ushaka uragigira ukagisanga. Nihereza time nkavuga ati nimba like ndi muri fashion design ndimo ndadoda ni kudoda. Print na mfite ikiraka cyo guprintinga gukora taburo, umukiriya nkamwakira nkagikora. Yaba ari na tatu nabyo nazo nkazitera. Just nkafata undi mwanya nkajya studio. Duherukana mu minsi yashize uba mu byo kuba wakina filme, comedy, ibintu nk'ibyo ngibyo. Warabiretse wihebera umuziki? Man bro, haso ikintu kiriho nuko hose ndiyo, hose ndiyo. Buriya iteka ryose muravuga ati gusaka formula agaseke uhera ku ndiba, kandi iyo wategitiye past nibwo ubigeraho. Ibyo byose ndabikora, na movie nazo njijyaho nkajya ku macano nkakora. Bose baje bajya mbona nabirenze. Okay, muri verse waririmbyemo wavuzemo abahanzi babiri bose batakibasha kuba bari hano ku isi, bitaye tubwire ngo baruhukire mu mahoro kubera iki? Man, je nakuze mu myaka yanjye nkunda umuntu bita J Polly. Naramukunze birenze. Before banza dushyira akantu ka Polly twumve niba koko umusara uri umufana. Let's go. Bro man, je jana ya Polly mpamvu cyo no kubwira gutyo. Polly nunje n'umuntu waririmbaga agakora ku mitima y'abantu nyamwinshi. Umucecuru, umusaza, umwana akaba yakumva iyo njyana ye. Justin nicyo kintu cyane kuba navuga ati Polly ndamukunda birenze. Na bengeze bazifite, ariko anyway akanya nabirenze niko ngomba gukora. Hanyuma wadushyira akantu kiwe kugira ngo tunamwibuke. By the way afite abakunzi benshi. What's up guys? Ngo ntibitendo ndabona imvune z'urugendo, ndabona imihanda ituze nagakamba, ndabona n'imihanda ituze nagakamba, burya n'umusaraba Kristo mu rugendo burya ashaka byinshi. Mpamvu nkubwiye gutyo nta birenze nuko nshaka kugira ngo nkundi jyana ye, nshaka kugira ngo mwumvishe ko J Polly injyana yaririmbaga nuko iyo ngiyo ikora ku mitima nyamwinshi, nanjye niyo nifuza kuzaririmba. Benge nabirenze. Okay, umaze kwihebera hip hop ariko twemeze koko kuzaza mu kibuga ugahangana n'abantu bayirimo. Man, fasi ndashoboye. Kandi mfite n'imbaraga zishobora kuba zabikora. Just ikiriho Mungu nkamushukuru nashoboza nzabashe kugerayo, ariko inzira ni ndende, ariko nanjye ndashoboye. Nawe urashoboye. Nta ubu uyu munsi turibanda ku kintu bita hip hop. Inda kapera doza no shot kwikobereza. Hip hop ya kapera. Man, harakabenge kanuza naka group nakunze. Man, ndagakunda nyine just numva ndanagakunze birenze. Hari abavuga ngo niyo nagwa muri so, niyo life yaba fo, niyo nakubitwa nakabuza froze menado, niyo ikangu yanyanga, izi fro nizikama, yanagenda nindi kaza babisikana. OG. Yo kapera ya Green, nuko Greens yuko yakuranye nabakabakanzi, yuko nakuranye na P-Fra P degree. Nakunumvisho benge numva ko ibyoshye fresh. Uravuga ati reka ngafate. For sure. Role model wawe hano muri hip hop kuri isi ya Rurema ninde? Umuntu tuyoboye.
role model wawe umuntu uvuga ati uyu muntu kabisa Buddha Olstana Bulldog. Bulldog Yeah man. nta kantu kibuze ngo dushyireho Man Buddha Kabaka. Kabaka nago yabura. dukubite nka furo yo muri puta niba uyizi Ya muri puta Puta ari kumwe na Juno Chiyobe. iriya ndirimbo yitwa puta ari kumwe na Dashona Bebe Nzobe. iriya yakoranye na nane na Juno Kizigenza puta For sure man ziba okay ntacyo dukubita akari hafi wumva kiwe tuntarebe Kabuda twizamukire ngo nuwo mwana w'inzobe ku kibero kinyerera disi sansuri na kezuruta mishanera na miss na jode ondutiriza haboni feza kundoro ndebo ndyamye mu gituzo umutima ukadunda fonga kunda kakabanga wanyango yesterday umaye byinshi nagasambusa ukomenaga umaye byinshi nagasambusa ndanyonga n'ikiviri kota pini hondemo n'ikivuguto mayi gudu beto binkorere mukome munyajwe mu bandasubiremo skiri yeah man izo ndirimbo zose wanditse hari yagiye hanze mfite chapitre mfite ingoma ebyiri zagiye hanze imwe ndimo ndayikorera video ariko indi ntago nayikorera video. Intumbero yawe mu muziki mbere ko tugana ku musozo ni yihe and then usozo tubwira aho dushaka gukura ibihangano byawe cyangwa se umuntu ushaka gukurikira ubundi tuzagutumira ubutaha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Justin intumbero yanjye ni ukugira ku gasongero nkuko abahungu babikora just nuko music yanjye ndifuza ko igera hejuru tu kandi ikindi agapfunyika kanje mbabikiye byinshi mfite irangoma mwabonye agapira ngaya n'amata irangaya n'amata ni ingoma ibikora urumva mfite umutima w'umusirikare ndayifite nayo ushaka kugira ngo nyishyire hanze ubugome butindi nayo ndayifite nishaka kugira ngo nyishyire hanze nira let's go agiri zose ziri hafi ngo ziri tayari kabisa. N'urugendo rutoroshye kugira ngo uze mu muziki hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose ufatisha ugere ku gasongero ku giti cyawe imbaraga zigupushinga wumva zizagufasha kugera aho ushaka kugera ibanga niriye man ibanga cyambere nuko kubwanje chakurara amajoro buriya bavuga ati abahungu bagiye banabivuga ngo muhanzi n'ikigo imvune z'abahanzi tu bajye babivuga barara amajoro bandika mani bari tu akanya imvune zanjye nuko ngomba kurara nandika kugira ngo izo penge nzishyira hanze zihereze n'abafana banjye bankurikiye. Okay, reka tugushimire rero ariko mbere ko nsoza ariko kugushimira byo ni kugushimira kandi tubwira ngo n'ubutaha kabisa nitugutumira ntituzakubure abakunzi bacu niba bikunda bazatubwira ati ura mugabo mugarure wongera duhereze show platform ushobora gusangaho indirimbo zawe cyangwa se uwagukenera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yego mu ndirimbo zanjye cyo gukurikirana wanyenera kubonamo yanyenera kuri Shenge TV. Okay, ngiye kuguhereza umwanya udu akapera nyuma yako ndandira muri buze kurenzaho twagiye kabisa simane kukikara kaboro mane kakara kaboro mujize narakanditse nagize ID numvishe umujize wavuze ngo wanyweye amatsa kara kaboro ngo wanyweye amatsa mane ese numvishe akabenge kako nanjye mpita nkakorera voice ndavuga ati ngomba kugatanga mbavuga ati ngo baby ubu se ntiwasanga se umuhungu yara copyrightinze wabanje kumuvugisha wa just je nuko nakunze kara gapera n'icyo wamubwira before umuhungu wakoze kara kaboros umuntu ngira ngo ne wakazanye ngaya n'amatsasa ntago ari we ninde we yivugira ngo ngungaya nama ngamatsa wavuga amatsa sibyo wavuga amatsa ni wakazanye ninde wakazanye kariya. Okay, naje twagiye akapela mungu yavuze ati yavuze ngamatsa je mfite mugati cyemo penge y'umubebe ku buryo byakumvikana nanabisobanure
navuga ati baby ngaya n'amata tuza nk'ukurire n'umugati makoko batange nzakurata kuko uri n'amata mari cyaka aho utari kukubura ndasusumira gicaniro ngo inumbe hafi ngwino nkukunde bose bavuge ivuze ryo n'iryabura ya demani shayi pige nzarirwana ndi mu rugamba mashini gani kurutirwa nidutana n'iyinjyana siyo kurya abana injyana siyo kurya abana majize jana ntago ariyo kurya abana for sure. Yes, niba wasore nawe ngo ntarindira ndi buze kurenzaho Yeah, man. abwire ngo ciao. What's a guy man boy?